Yesu ashimwe cyane bavandimwe, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom, Pasika nziza kuri buri muntu wese wizihiza Kristo, buri muntu wese wizera Kristo, cyangwa kuri muntu wese wizihiza Pasika nziza, igitondo cyiza. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu kandi mugubwe neza, amen. So rero ubwo ushobora gukora subscribe tukajya tubana buri gihe ku masomo yacu tuba dutambutsa buri gihe, ariko uyu munsi tugiye kuganira kuri Pasika. Tugiye kuvugaho amagambo make, turakoresha umwanya muto tuganire kuri Pasika. Pasika ni iki kuri twebwe abizera ba none, abizera Kristo wazutse? Pasika ni iki? So Pasika rero ubundi mu buryo burambuye nkunda kubwira ko Pasika yatangiye kera itaranitwa Pasika, ariko iraza igeze mu kinyejana cya ba Mose cyo mu bunyage bwo muri Egiputa, nibwo Pasika Uwiteka yihimbye izina yita Pasika abwiye Mose. Ariko Pasika y'Abisiraheli ya Mose yari yo kubabatura cyangwa se kubakura mu buretwa cyangwa mu bucakara bari amaze imyaka 430 mu banyegiputa. Iyo yari Pasika y'Abisiraheli yo kwizihiza, yarebaga Abisiraheli gusa, twumvikane kuri iryo jambo. Iyo Pasika y'umwana w'intama watambwe muri Egiputa, amaraso yagashyirwa ku marembo y'Abisiraheli no ku nkomanizo zabo, umurimbuzi yaza kurimbura imfura mu gihugu cya Egiputa, agaca kuri hari amaraso akatambuka nahinje naharimbure. Iyo yari Pasika y'Abisiraheli yo gucungurwa, yarebaga ubwoko bwa Isiraheli gusa. Iyo usomye Bible iravuga mu Kuva ibice 12, wenda twasome twumve ibice 12 umurongo wa 43, avuga ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, iri ni ryo tegeko kuri Pasika, ntihakagire umunyamahanga urya urya ku byayo. Byumvikane neza ko Pasika yarebaga Abisiraheli bacunguwe n'uwo mwana w'intama muri Egiputa, ku buryo n'itegeko rya Pasika ryagengaga Pasika ya ba Mose, nta munyamahanga wari wemereye kuyizihiza, nta n'uwari wemereye kurya ku bya Pasika. Rero Pasika ya ba Mose itandukanye na Pasika yacu twebwe. Yesu ashimwe cyane. Pasika ba Mose babagaga umwana w'intama utagira inenge buri mwaka uko utashye, bakayizihiza bashima gucungurwa kwabo ko kuva mu bunyage cyangwa mu buretwa bw'imyaka 400 muri Egiputa na 30. Ariko ngiyo Pasika ntabwo yari yemerewe ku banyamahanga, yari roko, ntabwo yari open. Yarebaga Abisiraheli kuko nibo yacunguye. Ariko twebwe Pasika yacu y'umwana w'intama wazutse, not wa Mose, wacu yarazutse, yacu open, abizera Kristo bose. Iyi Pasika irababohora, iyi Pasika barayizihiza. None tugiye kureba twebwe nkatwe ko Pasika ya Mose atari yo tuzihiza, tugiye kureba Pasika yacu y'abizera niki. Pasika y'abizera rero, icyambere abizera bagombye kwizihiza Pasika bibuka urukundo Imana yabakunze. Ngiye kuvuga ibintu bitatu donc bigize Pasika yacu tugombye kwizihiza, ari byo dushima, tugombye kwizihiza, ari byo ducelebratinga. Ibyo bintu bitatu yaye bitaragera mu buzima bwawe, yaye bitaragera mu mutima wawe, waba ufite akazi ko gukora. Pasika waba wizihiza ntacyo yabimaze, kuko Pasika ya ba Mose Bible yavuze ngo nta munyamahanga wemerewe kuyiryaho, nta munyamahanga yemerewe kuyizihiriza Uwiteka. None tugiye kureba kuri Pasika yacu. So byabibabaje rero none ubu muri iki gihe cyacu kizihiza Pasika yo mu Kuva ya ba Mose. Pasika yacu rero icyambere ni urukundo. Twizihiza Pasika twibuka urukundo Imana yadukunze kandi turi abanyabyaha. Urukundo Imana yadukunze arirwo rwavuyemo imbabazi, arirwo rwavuyemo gucungurwa. Urukundo Imana yadukunze turi abanyabyaha. Ndimo ndavuga n'umuntu uri mu celebrating Pasika, nimba wanatetse ibiryo byiza, nimba wanateguriye ahantu ho gusohokera muri iyi weekend kuri Pasika, ndashaka ugende witekerezaho, ese uru rukundo rw'Imana rwakugezeho? Haleluya. Uru rukundo rw'Imana urarwumva mu buzima bwawe? Uru rukundo rw'Imana urarwumva muri wowe? Uru rukundo rw'Imana rwakugezeho? Reka dusome
Abefeso ibice 2:5 n'ukuntu Pawulo yavuze icyambere, yaravuze ngo 5 yavuze ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Amen. Pawulo yavuze 5 ngo kubw'urukundo rwinshi Imana yadukunze twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha byacu. Haleluya. Kubw'ubuntu bwayo bwinshi nibwo bwadukijije. Pasika yacu rero yizihiza urukundo, tuba twibuka urukundo Imana yadukunze mu mitima yacu, urukundo Imana yadukunze rwinshi ruruta ibyaha byacu, urukundo Imana yadukunze rwinshi turi abanyabyaha, ikadukundisha ubuntu bwayo nta kiguzi dutanze, yigatanga Pasika kugira ngo urwo rukundo rwinjire mu mitima yacu tubabarirwe ibyaha byacu. Amen. Iyo niyo Pasika ya mbere. Icya kabiri ni ugucungurwa, ni ugutsindishirizwa ibicumuro byacu, ni ugutsindishirizwa ibicumuro byacu. Icyo ni icya kabiri, cyangwa se gutsindishirizwa mu rurimi rwumvikana dukunda kuvuga gutsindishirizwa ibyaha byacu. Pasika yacu twebwe yaje kuducungura. Imana yabanje kudukunda urukundo rwinshi, none urwo rukundo rwayo rugiye kuvamo na Pasika yo guhongera cyangwa yo kwishyurira ibyaha byacu. Reka dusome Abaroma 6:6 aravuga ngo kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'icyaha. Haleluya, 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 haleluya. Ngo umuntu wacu wa mbere w'ibyaha yabambanywe na Kristo kugira ngo dukurweho uwo mubiri, dukurwe iyo mitekerereze ya kera y'ibyaha. Ndashaka kukubaza, urizihiza Pasika ufite imitekerereze mishya cyangwa uracyatekerereza muri ya mitekerereze ya kera? Niko 6 tuvuze ngo kandi tumenye. Ese warabimenye? Ngo kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe. Haleluya. Kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'icyaha. Umva Pasika yacu rero. Haleluya. 7 havuga ngo kuko wapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. Ngo kuko wapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. Yesu abaha umugisha. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Uyu ni Kristo wapfuye kubw'ibyaha. So rero natwe abizera, iyo twizeye Kristo tuba dupfanye nawe mu byaha, tuba dupfanye na Kristo. Imitekerereze y'icyaha ibipfanye nawe. Uyu mwana w'intama wacu twe yarapfuye. So rero natwe iyo twinjiye mu kwizera Kristo tuba twinjiye mu gupfa ku byaha, niko Bible ivuze. So rero nimba ugifite imitekerereze y'icyaha cyangwa ukitekereza mu bata bw'icyaha cyangwa ugifite ibyiyumviro by'icyaha, uracyafite urugendo kuri Pasika. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nicyo Pasika yatambiwe, nicyo yatambiwe ku musaraba, nicyo yatambiriwe Igorogota ku gisuzuguriro, nicyo yatambiwe kubambwa. Ni ukugira ngo apfane ibyaha, none abamwizera nabo binjirane nawe muri urwo rupfu rw'ibyaha bya kera. Haleluya, halibasiya. Ari byo bisobanura kuvuka bwa kabiri, guhinduka. Pasika yacu ni uguhinduka gushingiye ku mitekerereze, gushingiye ku myumvire ya kera, gushingiye ku migenzereze ya kera, gushingiye ku mikorere ya kera. Iyo niyo Pasika. Uwo niyo mwana w'intama twahawe twebwe. Ntabwo twahawe udukura muri Egiputa, ntabwo twigeze tuba muri Egiputa twebwe, ahubwo twahawe umwana w'intama udukuraho imitekerereze n'imyumvire n'imigenzereze ya kera y'icyaha, kugira ngo twe gukomeza kuba imbata z'icyaha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
nimo ndakubaza ugeze hehe kuri iryo jambo, ugeze kuri iyo myumvire, ugeze kuri iyo mitekerereze, ugeze kuri urwo rugendo rwa Pasika rwo kwifatanya na Kristo mu rupfu rwe kugira ngo muzukane nawe, kugira ngo wokomeza kuba imbata z'ikibi, ahubwo wumve ko wa kera yapfanye na Kristo ubariho musha. Icya gatatu ni uguhindurwa basha. Haleluya. Icya gatatu ni uguhindurwa basha. Reka dusome umurongo wa 8 hano mu Baroma 6:8. ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabaho nawe. Haleluya. Bible iravuze ngo nimba twarapfanye na Kristo, twizera ko tuzabanaho nawe. Urumva? Nimba twarapfanye na Kristo, twizera ko tuzabanaho nawe. Ibice birabe Efeso umurongo wa 5 naho twasubiye wa 6 ngira ngo umurongo wa 6 twasome naho twumve. Haravuga ngo nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Amen. Ubu ni ubundi buzima busha. Pasika yacu yaduhesheje ubundi buzima, yatuzuranye na Kristo. Kuzuka ni ubundi buzima busha. By the way, twari dufite ubuzima bwa kera bw'icyaha, twari dufite ubuzima bwa kera bwa kamere, twari dufite ubuzima bwa kera bwa karande, twari dufite ubuzima bwa kera bw'imitekerereze ya kera. Ariko ubwo buzima Bible yatubwiye ngo bwapfanye na Pasika yacu, bwapfanye na Kristo igihe twamwizeraga. None ntabwo Kristo yaturekeye ngiye ngo dupfane n'ubwo buzima, ahubwo Imana yatuzuranye nawe mu bundi buzima busha. Ngo ituzurana nawe, turazuka muri bwa buzima bwa kera, tuzuka muri ya mitekerereze ya kera, tuzuka muri ya myumvire ya kera, tuzuka muri ya mikorere ya kera. Ubu turi basha muri Kristo Yesu. Ngo yatuzuranye nawe, yadukuyeyo, yazuye ibitekerezo byacu, yazuye imyumvire yacu, yazuye imyizerere yacu, yazuye imivugire yacu, yazuye imibereho yacu, yazuye imigisha yacu, yazuye ibyiringiro byacu, yazuye amasezerano yacu, yazuye ubuzima bwacu, yazuye buri kimwe cyose cyapfanye nawe. Ndashimira Imana ko yatuzuranye na Kristo ku muzuko wa Pasika. Ntabwo Pasika ya Mose bazukanaga nayo, kuko batapfanaga n'umwana w'intama. Niyo mpamvu buri mwaka bongeraga kubaga. Ariko twebwe wacu twapfanye nawe muri Pasika, tuzukana nawe muri Pasika, duhabwa ubuzima bushya, duhabwa imigisha mishya, duhabwa amasezerano mashya, duhabwa imibereho mishya, duhabwa buri kimwe cyose. Haleluya. Iyi Pasika rero y'umunsi tariki 20 z'ukwezi kwa 4 2025, nagusabira ngo uyu munsi uzukane na Kristo mu gituro, uvanemo nawe, uzukane na Kristo, ubuzima bwawe buzukane na Kristo, ibitekerezo byawe bizukane na Kristo, ibyiyumviro byawe bizukane na Kristo, urubyaro rwawe ruzukane na Kristo, urugo rwawe ruzukane na Kristo, imigisha yawe izukane na Kristo, ubuzima bwawe buzukane na Kristo. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, buri kintu cyawe cyose cyari cyaranze kwemera, uyu munsi kizukane na Kristo mu izina rya Yesu. Haleluya. Rilasiya mu izina rya Yesu. Icyo umwanzi yafashe uyu munsi kizukane na Kristo, kibeho mu buzima bushya. Ndakwifuza kuba mu buzima bushya bwa none n'ubuzaza. Ntabwo ubuzima bushya tuzabuhabwa uko tugiye mu ijuru. Oya, mu ijuru hazahindurwa imibiri gusa, ariko ubuzima bushya tububamo igihe tumaze kwizera Kristo aha mu isi. Iyo tumaze kwizera uyu mwana w'intama w'Imana wa Pasika, duhabwa ubuzima bushya. Abizera nubwo turi mu isi ya kera, ariko twambaye ubuzima bushya. So rero kugenda mu ijuru tuzahabwa ubundi buzima nabwo bwo guhindurwa imibiri, ariko ubuzima bushya tuburimo none tumaze kuvana na Kristo, tumaze kuzuka, tumaze kwizera, duhawe ubuzima bushya, ariko hari n'ubundi tuzahabwa kandi bw'iteka ryose. So rero Yesu w'i Nazareti azukane nawe, igituro cyawe gikinguke, ubuzima bwawe bukinguke, imbaraga z'Imana zikubeho mu izina rya Yesu. Amen. Shoje mwe ntabwo twizihiza Pasika y'Abisiraheli yo muri Egiputa ya Mose. Oya, kuko Bible yavuze ngo nta munyamahanga wemerewe no kuryaho.
ahubwo twebwe twizihiza Pasika y'urukundo rw'Imana rwinshi yadukunze turi abanyabyaha, bigatuma itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo atubere Pasika. Icya kabiri, twizihiza urupfu rwa Kristo rwadukuyeho ibyaha bya kera n'imitekerereze ya kera n'imigenzereze ya kera. Icya gatatu, twizihiriza umuzuko wa Kristo wazukanye natwe ikaduha ubuzima bushya, ikaduha icyerekezo gishya mu izina rya Yesu, amen. Yesu azukire imitima yanyu, azukire mu ngo zanyu, azukire mu rubyaro rwanyu, azukire mu byanyu, abaho umugisha mu izina rya Yesu. Iyo Pasika rero wizihiza uyu munsi, nabwiye ngo ni urukundo rw'Imana rwinshi utagira akagero yadukunze turi abanyabyaha. Icya kabiri, ndababwira ngo ni urupfu rwa Kristo wapfanye n'ibyacu bya kera by'ibyaha. Icya gatatu, nabwiye ngo ni umuzuko twazukanye nawe tuhabwa ubuzima bushya. Yesu aguha ubuzima bushya, aguha icyerekezo gishya, aguha imibereho mishya, akugiriye neza mu izina rya Yesu, amen. Yesu aguha umugisha. Tunyuzeho ibiganiro hano n'amasengesho hano, wakora subscribe ukajya udukurikirana. Buri kintu cyose dushyira cyo gusengera, cyo guhanura, cyo kuvuga ijambo ry'Imana kikajya kikugeraho ku gihe. Yesu abaho umugisha. Ndabakunda mwese. Pasika nziza, umunsi mwiza. Imana ibiteho, izure ibyapfuye, izure ubuzima bwanze mu izina rya Yesu, amen.